Shalom shalom bene data, Yesu ashimwe cyane. Twongeye kubaha ikaze kuri Ndika Gospel TV. Imana ibaha umugisha kubana natwe muri uyu mwanya mwiza wo gusenga. Iki ni gitondo kidasanzwe ubwo tugiye gusenga ngo ukuboko kw'Iteka gukore ku buzima bwacu. Hari ahantu utinze, hari ibyo utinzemo, Imana turayinginga muri kino gitondo kugira ngo itugenderere kandi twiyereke mu izina rya Yesu. Niba ubanye natwe kuri Ndika Gospel TV, ndagusaba ukande kuri subscribe, kandi turashimira mwebwe mwese mukomeje kubana natwe, mudukurikira, muduha comment kubw'ijambo ry'Imana, kubw'ibiganiro tugenda tubagezaho. Nukuri Imana ibaha umugisha mwinshi cyane, muradushigikira mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Yesu abagirire neza. Iki gitondo rero turaza kugira ibihe byiza mu minota mikenya, ibihe byo gusenga, ibihe byo kuganira ijambo ry'Imana. Ndabizi ko imbaraga z'Imana, ikiganza cy'Imana kiraza gusanga umuntu wese ahaherereye, kandi kiraza gukora ibidasanzwe mu izina rya Yesu. Imana ibaha umugisha, Imana ibagire neza. Ndabasaba kugira ngo mushishikare mukomeze kubana natwe dusenga kuva kwa mbere kugeza kwa gatanu saa 12 tuba turi gusenga kuri Zoom no kuri YouTube. Ndabasaba kugira ngo mubane natwe, ni minota mikenya ariko idasanzwe, ubwo tubona imbaraga z'Imana, tubona kugira neza kw'Imana mu buzima bwacu. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Reka dusenge dushime Imana kubw'uyu mwanya Imana iduhaye wo guterana, wo guhura turi bazima, tugihumeka umwuka w'abazima. Tubishimira Imana cyane. Birashoboka ko ugwaye udukurikiye, birashoboka ko ufite ikibazo runaka, ariko kuba ugihumeka uracafite amahirwe yo guhura n'Imana. Niba ubyizeye, uracafite amahirwe yo kubona Imana mu buzima bwawe. Ibintu bishobora kuba bikomeye, ibintu bishobora kuba bitoroshe mu buzima bwawe, ariko ndakubwiza ukuri, abizeye Uwiteka, abiringiye Imana, iteka ryose bagenda babona ubutabazi buturutse ku Mana. Nawe ubutabazi buraza kukugeraho mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Data, turagushimiye kubw'iki gitondo cyiza wongeye kuduha, Mwami Imana, gitondo cy'umugisha, gitondo cyo kuba imbere yawe. Haleluya. Turagushimiye kubw'uburinzi bwawe budasanzwe ukomeje kutugirira, ukomeje kugaragariza ubuzima bwacu, ukomeje kugaragariza imiryango yacu. Ndasenze muri kino gitondo Mwami, ndasenze aya masaha guvugane n'imitima yacu, uvugane n'abadukurikiye mu izina rya Yesu Kristo. Witeka Mwami Imana, twebwe turi abana bawe, ducishijwe bugufi no kuba imbere yawe Mwami, kugira ngo uvugane n'imitima yacu. Haleluya. Reka buri muntu wese umwiyereke kandi umugenderere kubw'imbaraga zawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Imana ibaha umugisha kandi Imana ibagirire neza. Ndasenga muri kino gitondo ngo Uwiteka Imana agira umuntu agenderera. Ndasenga n'icyifuzo cyanjye kiri mu mutima wanjye. Uwiteka Imana agenderere ubuzima bwawe, agenderere umuryango wawe, agenderere business yawe. Uwiteka Imana gusange ahantu wumva ufite agahinda, wumva ubuzima bukuremereye, Imana igusange kandi iruhura umutima wawe mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana tugiye gusangira riri muri Kuva, igitabo cyo Kuva cyangwa se Kuvayo, igice cya 6. Turasoma imirongo 2 yonyene. Muri iki cyumweru ndi kumva Uwiteka hari abantu agiye gukura mu buzima batinzemo. Iki cyumweru twagize ibihe byo gusenga, ariko ijwi ry'Imana rikomeza kunyobora kubyira abantu. Uwiteka Imana hari ahantu yifuza kutuvana, hari ubuzima yifuza kutuvanamo. Ushobora kuba ari ubuzima bw'ibyaha, ushobora kuba ari ubuzima bw'indwara, ushobora kuba ari ubuzima bw'agahinda, ushobora kuba ari ubuzima bw'umubabaro, ariko hari ahantu Imana yifuza kuvana umuntu, hari n'ahandi Imana yifuza kumugeza. Icyo Imana igusaba nuko wakwemera ukagendana nayo, ntutakaze ibyiringiro, ntutakaze umunezero. Imana irifuza kugendana nawe muri ubwo buzima uri kuracamo. Imana irifuza kugendana nawe, icyama ukagendana nayo, icyama ukayemerera ukagendana nayo. Uraza kubona kugira neza kw'Imana mu buzima bwawe. Haleluya. Kuva cyangwa se Kuvayo igice cya 6, duhere ku murongo wa 6, turasoma imirongo 2 n'umurongo wa 7. Umurongo wa 6 Bibiliya avuga ngo nuko bwira Abisirayeli yuko ndi Uwiteka. Haleluya. Kandi nzabatura imitwaro Abanyagiputa, haleluya, babakorera.
iyi ni Imana ari kubwira Mose ngo bwira Abisirayeli ko ndi Uwiteka Imana. Nanjye muri kino gitondo ndijwi ry'ubuhanuzi, Imana iri kukubwira ngo Imana yawe, Imana wizeye, Imana uzi, Imana wakunze, irifuza kugukuraho imitwaro umazemo igihe kinini cyane. Irifuza kukuruhura, irifuza kukuvanamwo ubwo buzima utishimira, irifuza kukuvanamo ako gahinda umaranye igihe kinini cyane. Uwiteka Imana irifuza guhindura amateka y'ubuzima bwawe. Abanyegiputa bashobora kuba ari abanzi bawe, abanyegiputa bashobora kuba ari karande, abanyegiputa bashobora kuba ari imbaraga za Satani, imbaraga z'abadayimoni zimaze iminsi zigutsikamiye, zikudindije ahantu. Imana irifuza kugukura muri ubwo buzima utinzemo igihe kinini cyane. Haleluya. Imana ibigira Mose ngo bwira Abisirayeli bitegure, ndashaka kubakura mu buretwa bwa Farawo, ndashaka kubakura mu buzima batinzemo bamaze imyaka myinshi cyane, ndashaka kubakuramo nkabajana mu gihugu cy'amasezerano. Muri kino gitondo ndakubwiza ukuri mwene data, Imana irifuza nawe kugukura mu buzima utinzemo. Haleluya. Ngo mbakure mu buretwa babakoresha, mbacunguze ukuboko kurambutse n'ibihano bikomeye. Ibintu bibiri, Imana igiye gukoresha ukuboko kwayo kw'imbaraga igukure mu buzima abadayimoni bagusizemo, karande zagusizemo, Satani yagusizemo, situation wisanzemo zitari nziza. Hari ikiganza c'Imana kigiye kuza kigufate, kigukura aho hantu, kikwinjize mu masezerano, kikwinjize mu bihe by'umunezero. Icya kabiri, ngo ndabakubitisha ibihano bikomeye. Abanzi bawe Imana igiye kubakubitisha ibihano bikomeye. Abarozi bakugenda Imana igiye kubakubitisha ibihano bikomeye. Nibatihana, nibatahindukira, baraza guhura n'akaga gakomeye, kuko Uwiteka Imana ntabwo yakwemera ko umwana wayo akomeza kubabazwa. Igihe cyo kubabazwa kigomba kurangira, nawe ukinjira mu bihe by'umunezero. Umva umurongo wa 7 ukuvuga ijambo ry'Imana yavuga ngo kandi nzabazana mube ubwoko bwanje. Haleluya. Nanje mbabere Imana. Haleluya. Imana irifuza kukubera Imana yawe mwene data. Umaze igihe kinini wiyobora, umaze igihe kinini utwagwa n'amarangamutima yawe n'ubwenge bwawe gusa, ariko Imana irifuza kukubera Imana. Wayemerera muri kino gitondo Imana ikakubera Imana, ukabona ubutabazi buturutse mu ijuru. Haleluya. Ngo niho muzamenya yuko ndi Uwiteka Imana yanyu. Haleluya. Ibatuye imitwaro abanyegiputa babakorera ikabakura muri bo. Yesu ashimwe cyane. Wagerageje kwikura mu buzima bw'ibyaha, wagerageje kwikura mu buzima utinzemo biranga, ariko bigiye kumenyekana ko Uwiteka Imana ari Imana y'imbaraga, ari Imana y'ubutware. Igiye kukwikurira aho hantu byase ko wivana mu buzima bw'ubusinzi n'akaboregwe, mu buzima bw'ibiyobyabwenge, mu buzima bw'ubusambanyi, mu buzima bw'ibyaha bitandukanye wagerageje kwivanaho, ariko Uwiteka Imana agiye kugufasha kuva muri ubwo buzima urambiwe, ubwo buzima utinzemo. Imana igiye kukuvanayo. Ese urabyizeye mwene data? Ese uriteguye guhura n'Imana? Ese umutima wawe wawukingurira Imana muri kino gitondo kugira ngo Imana ikore ku buzima bwawe? Ndasaba wizere muri kano kanya, usengane nanjye muri kano kanya. Ukuboko k'Uwiteka kugiye kukuvana ahantu, hari ahandi kugiye kugutereka mu byiza. Haleluya. Kandi bizamenyekana ko Imana wasenze ari Imana y'ukuri, ari Imana ihindura amateka. Yesu abaha umugisha, Yesu abagire neza. Nagira ngo sengane nawe muri kano kanya, dusenge twinginga Imana ikiganza cy'Uwiteka gikore ku buzima bwacu, gikore ku buzima bwawe, kimenagure ingoyi, kimenagure imigozi y'umwa Satani, kugira ngo winjire mu bihe by'umunezero, winjire mu bihe by'amashimwe mu izina rya Yesu. Haleluya. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana igira neza, uri Imana y'imbaraga, uri Imana y'ubutware. Urukundo rwawe ni rwinshi cyane ku buzima bwacu, mwami w'abami. Iki gitondo mwami Imana, reka ukuboko kwawe kwavanye Abisirayeli muri Egiputa kuvane mwene data unkurikiye mu buzima atinzemo, mwami Imana. Menagura imigozi, cagagura imigozi yose y'umwa Satani, imigozi y'abadayimoni, imigozi ya karande, imigozi y'uburetwa, mu izina rya Yesu Kristo. Reka kino gitondo mwami Imana, imbaraga zawe zikore ku buzima bw'abantu badukurikiye nonaha.
bimenyekane kuri Imana igira neza, bimenyekane kuri Imana y'ubutware, bimenyekane kuri Imana yumva gusenga kwacu. Reka hagire umuntu uvana mu buzima bw'ibyaha atinzemo, reka hagire umuntu uvana mu buzima bw'ubugumba atinzemo, reka hagire umuntu uvana mu buzima bw'ubushomeri atinzemo, reka hagire umuntu uvana mu buzima bw'agahinda n'umubabaro atinzemo muri kino gitondo, mwami w'abantu. Haleluya. Kiganza cyawe kigendagende gisanga abantu mu ngo zabo, gisanga abantu mu kazi, gisanga abantu bari mu bitaro, gisanga abantu bari hirya no hino ku isi, mu izina rya Yesu. Urakoze mwami w'abantu, ndagushimiye kubw'imbaraga zawe, ndagushimiye kubw'isabwa, ndagushimiye kubw'ikiganza cyawe kigiye gukora ibitangaza, abantu bakakira amashimwe. Urakoze Uwiteka Mana igira neza, ndagushimiye kuri Imana ava gusenga kwacu, icyubahiro gikomeze kuba icyawe ubu n'iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo dusenze kandi twizeye, amen, amen, amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza, mukomeze kubana natwe kandi mukomeze gukurikira ibiganiro n'amasengesho, mwitegure. Haleluya. Hari ibyiza byinshi biri mu kiganza cy'Uwiteka kandi Imana yifuza kubagezaho mwese. Yesu abaho umugisha, musangize abandi iri sengesho n'iri jambo ry'Imana kugira ngo nabo barushirizeho kwakira ibyiringiro no gukomezwa mu Mana. Kristo Yesu abane namwe, mugira ibihe byiza, mwarahezagiwe. Shalom, shalom.